tegere Yesu yaravuze ngo nimusaba muhabwe vuga ngo amen haleluya hariya muri tekinike hariya muri controle bamere nk'abazamura volume ya microphone kugira ngo twumve umuziki turi kuri Pasaka hanyuma ico naringiye gusaba Pasaka nziza kugira mugeze ngo Pasaka nziza Pasaka nziza wa naringiye kuvuga ngo iyi ndirimbo muyitangure neza muyitangure neza muyidusere tuyifungure no yes tuzamure ibiganza duhe Imana icubahiro tuzamure ibiganza haleluya 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 tuzamure ibiganza n'abari haleluya haleluya turanga papa turanga yes Hashimima umwana wayo Yesu wapinduye ko mwana w'Imana Hashimima umwana wayo Yesu wapinduye ko mwana naruwa gupfa zizicumuro kubw'amaraso ya imuzima Hashimima umwana wayo Yesu wapinduye ko Hashimwe umwana wayo Yesu zamura mikrofone papa Hashimwe Imana umwana wayo Yesu pinduye tuzamura ibiganza zacu gusa Hashimwe umwana wayo Yesu wapinduye ko Ameni 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 umwana w'Imana Ameni Baba Yes hallelujah ukuri nimba zacu nizo ishizeho imibabaro yacu niyo ikoreye ariko twebweho twategereje yuko yakubiswe n'Imana data kandi yasize ibyaha zacu yakubiswe n'Imana data kandi yasize ibyaha zacu ukuri timba zacu aho unyemera turimana iyo ariko twebweho twatekereje yuko yakubiswe n'Imana twavuga tuzamuye ibiganza byacu kandi yaziziza ababaye bose genda ubabwire Yesu abari mu ntambara cyangwa bageragezwa birirwa mu misozi bumva iyo nkuru kuko Yesu ahora kuko Yesu ashobora kubakiriza ukuri timba zacu nisa imibabaro ariko twategereje yakubiswe n'Imana kandi yasize ibyaha zacu ukuri timba zacu nisa imibabaro yacu ariko twategereje yakubiswe kandi yasize ibyaha zacu yakubiswe n'Imana data kandi yasize
kandi yasize ibyaha byacu. Yesu ku musaraba, Yesu ku musaraba Ay, yadupfiriye yaduje, twese. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Wogejwe na Yesu atunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuba amaraso mesinya baroya. Ai, wogejwe komera Imana amashyi. Atunga ai amaraso, hari ubwo yakuba amaraso mesinya baroya. Amaraso ya Yesu niyo yoza mitima yabo ukwiya mbese we mbese imyambaro ya ai wogejwe ai watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagiza amaraso mbese imyambaro ya Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Pasaka nziza mwese. Turi ku munsi mukuru wa Pasaka, umunsi mukuru w'intsinzi yacu. Twatsindishiyeho urupfu n'ibyaha tukabona agakiza muri Kristo Yesu. Ntabwo ari igitaramo gisanzwe nka bya bindi tugira, oya, ubitandukanye no munsi. Ntabwo ari bya bitaramo tuhora tugira ngo twagize ibitaramo duhurira, oya, uyu munsi ni umunsi mukuru. Umunsi mukuru. Hari ishengero batagiye kwigabura rya runo munsi. Nimwagiye kugabura rya mwese? Mwarigiyemo. Mwari mwabona amashengero yose agira umunsi mukuru w'igaburo ryera, nuko ari umunsi mukuru uruta iyindi minsi. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma tugomba kuwizihiza, kandi uwizihiza bivuye mu mutima wawe ku giti cyawe. Uyu munsi n'abandi batemera Kristo, ariko abemera Kristo bagiye ku ruhimbo no munsi. Uyu munsi bagiye ku ruhimbo. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gutarama kugira ngo ibintu byose tubikora tunyaruka. Indirimbo ziririmbwe, twumva ijambo kare, duse dutarame, igitaramo kirambuye. Kimwe cyane. Ubu ngubu tugiye mu ndirimbo zo gutambira Imana. Gutambira Imana. Barya bashoboye gutambira Imana, kuramya no guhimbaza. Niba hari umuntu warushe yogenda akicarira. Barya bakeneye gutambira Imana, tubahaye umwanya nawe. Karibu. Yes, hallelujah. Sinzapfa ubwo nzarama kugira ngo ntekereze abantu. Sinzapfa ubwo nzarama
rama kugira ngo nekeza abantu Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba sinzapfa ubwo zarama kugira ngo nekeza abantu sinzapfa ubwo zarama kugira ngo nekeza abantu imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba iyaba wishimiye ibi nari kubigutangira iyaba wishimira ibi nari kubigutangira ibitamba Uwiteka yishimira imitima imenetse ibitambo Uwiteka yishimira imitima imenetse n'ubuhe bwoko bufite Mana yabwimuba hafi uko Uwiteka azahorana nawe mutima n'ubuhe bwoko bufite Mana yabwimuba hafi uko Uwiteka azahorana natwe nahoraga aja kwiriba ariko sishirika nahoraga aja kwiriba ariko sishirika kuko amazi kutamerera umutima wakaha kuko amazi kutamerera umutima niko Yesu nahoraga aja kwiriba ariko sishirika nahoraga aja kwiriba ariko kuko amazi kutamerera umutima niko Yesu kuko amazi kutamerera umutima niko Yesu sinzapfa ubwo zarama kugira ngo nekeza sinzapfa ubwo zarama kugira ngo nekeza imirimo Uwiteka ubwo nari imirimo Uwiteka imirimo
zamura ibiganza n'abari inyuma zamura ikiganza w'Imana icubahiro Bwana sifiwe sana tuzamura ibiganza w'Imana icubahiro zamura nawe ikiganza w'Imana icubahiro tuzamura ibintu muzamura amaboko w'Imana icubahiro ni icyayo yonyine gusa muvuge ngo amen cyari cicaye kandi mwagize neza ariko uyu munsi muvuge ngo amen uyu munsi muzi ukuntu Imana yawuvuzeho yaravuze ngo uku kwezi mutegere Bwana sifiwe Imana yaravuze ngo uku kwezi n'ukwezi kw'imfura mu yandi mezi n'ukwezi gutandukanye n'ayandi mezi n'ukwezi twaronkeyemo ubutabazi icyo twari dukeneye Imana yagikoze muri uku kwezi yabambwe yarangije ibyo kuducungura ati birarangiye tumushime ibyo kuducungura ati birarangiye tumushime yemeye guhemurwa no gusinyagurirwa apfira abanyabyaha tumushime muvuge ngo amen Revera nari namusabye nari nshaka ngo ndebe ko iyi ndirimbo yomera nk'imotiva abantu ngo yabambwe yarangije ibyo kuducungura kandi icyo twari dukeneye gucungurwa iyo dusoma ibyanditswe byera biravuga ngo nta bantu twarimo muvuge ngo amen ngo ntitwari ubwoko bw'Imana none ubu ngo turi abantu b'Imana none nari nagusabye iminota 3 siko hari mwene data maca Imana iguha umugisha noneho zitura tunezererwe Pasaka siko mwana tunezererwe Pasaka tuzamure ubwisa bwese Imana ishimwe cyane tuzamure icyubahiro cy'Imana bagize amateraniro haleluya tubigenza nuko tubonye no mwanya uzagira ikibazo cy'aba basore nzamona gushabira benshi nk'abanyapiyano papa twumvikane nzamona gushabira kibaza kuko bazabiruka gusa ariko baje gutamba ntibatambira ikibazo nabwira abantu kabwira ngo je sinotambuka ngo nje gutamba ndafite icyo mpanjana imbere y'Uwiteka hakika ya Mungu nukurushwa n'ubusa niyo bikora gutyo ntacyo buri gukora rero basore nimuzoza mutambuka gutamba muzamakubita ibyifuzo kandi tuvuga ngo muri no mwanya baduhaye dufite abarwayi je mfite umurwayi n'undafite umurwayi n'undafite n'ibindi bimugora kubera kuko tuba twaje imbere y'Imana na hano ho tubizana tukabishira imbere y'Uwiteka Uwiteka akemera akabidukurira dahandi duhumbira dahandi dushaka ubutabazi ukuye kuri Yesu gusa nibizoza bikugora uza wiringira Imana ya Isiraheli uza wiringira Imana izikora ibitangaza ya yindi wabonye ugasa muri kagatika abari uzozo amagara bavandi
ariyo muzoza muhamagara gusa nimukaza mwiringira abantu turimo kwiringira abantu bakaduhemukira ariko Imana ntizihemukira uri kwikorera mu kuri no mu mwuka ndabarahiye Imana ya Israheli ndabarahiye Imana twabise Imana twabonye umurenge Imana yaba basaza twarayibonye Afrika ya Mungu niyo mpamvu twatuvuze ngo dushiraho imitwaro tukaza dusimba gusa ngo tukume dusimbe gusa oya kabisa watakusa ngano mafuraha Kanaani bali makapi yote atatupa motoni rafiki takuwawa bali makapi yote atatupa rafiki takuwawa bali makapi yote atatupa rafiki takuwawa Mahubiri nanyi za wokovu wa Mungu zitakapo uliyelikata neno zuri la Mungu Mahubiri nanyi za wokovu zitakapo uliyelikata neno zuri Ubirima ila nyimbo za wokovu ulimwengu ikata neno zuri mpaka watakusa kwa furaha walimwakaba watu wote wa Mungu wafikapo wataimba watu wote wataimba watakusa kwa furaha bali makaba bali makaba bali makaba
turaguhimbaje ugize neza kutunezereza ma ushimwe ma watugiriye neza ma wahinduye ubuzima bwacu ma ubugira ubw'agaciro ma kera nta bantu twari uyu munezero mwa ibi byishimo ma uyu mugisha ma ni wowe wawuduhaye watugiriye neza uhabwa icyubahiro imitima yacu ma iraguhimbaje imitima yacu ma iragushimye ma imitima yacu ma irakunezerewe ma uyu mugoroba muri uku kwezi kwa mu izina rya Yesu.